Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi usabwa wowe uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho, amakuru menshi cyane rero agezweho kandi yihuta magingo aya ngaya, dore ko muri iki gitondo hano mu ikipe ya Rayon Sport ibintu bikomeje kuba bigenda biba byiza cyane. Ni nyuma yaho abasaza baje kuba bajya ku ruhande, ikipe igahabwa inzibacyuho igiye gutegura uburyo ikipe ya Rayon Sport igomba kubaho n'amategeko agomba kuranga uyu muryango w'ikipe ya Rayon Sport. Bamwe ntibagiye bavugwa, ariko kuri derby bongeye kuba bagenda bagaruka. Derby irahuza ikipe ya Rayon Sport, nyaboneka ibintu byongeye kuba bigenda bijya mu buryo, dore ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bariho bavuga bati none ikipe ya APR ntigomba kudutsinda bwa kabiri. Abandi ku ruhande nabwo abakunzi b'ikipe ya APR FC bakavuga bati ntabwo n'ubundi wagutsinze aracyahari. Abaherwe b'ikipe ya Rayon Sport rero bakaba bakubise hasi prime amafaranga menshi cyane kuri iyi match y'ikipe ya APR FC ya Super Cup. Ese iraza kwegukanwa nande? Dore ko umugabo nka Muvunyi yagize amafaranga agenda atanga kuri Rayon Sport niramuka itsinze match y'ikipe ya APR, mu gihe kandi na Sadati nawe yongeyeho amafaranga kuri prime ikipe ya Rayon Sport rwose nibasha gutsinda iyi kipe ya APR bazabasha kuba bagenda bahabwa prime yazamutse, kuko nyaboneka ni prime ihagije kandi ishimishije kuri muri mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Ikindi kandi abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo baraza kuba bagenda bajya muri kwitegura match y'ikipe ya APR FC, bari kwishima yuko bafashe umushahara, dore ko magingo aya ngaya bamwe bakaba batangiye kubona amabahasha y'amafaranga y'ukwezi kwa 12, dore ko ukwezi kwa 12 ikipe ya Rayon Sport yari itaraguhemba. Byumvikane yuko nyaboneka ni ikipe ya Rayon Sport igiye kwinjira muri derby ifite umunezero ndetse kandi yishimye, aho abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose bakomeza kuba bagenda bavuga bati turaza kuba tugenda twitwara neza cyane kuri iyi match, kuko abakinnyi nta rwitwazo bafite buri kimwe cyose, kandi bigaragara yuko rwose biteguye gukora ibishoboka byose bagafasha ikipe ya Rayon Sport mu buryo ubwo ari bwo bwose, bakareba ko babona itsinzi kuri iyi kipe ya APR, dore ko yari yaje kubigenda ibatsinda match ibanza. Byumvikane yuko nyaboneka rero naho kuba bashaka uburyo ubwo ari bwo bwose bwatuma babona itsinzi. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku musore bita Yannick Banga waje kuba agenda asinya hano mu ikipe ya Rayon Sport. Yagize byinshi agenda atangaza, ari na kumutoza yazaga kugira byinshi agenda atangaza ku bakinnyi yasanze hano mu ikipe ya Rayon Sport, nuko agenda abona umusore bita Fongani, n'umwe mu basore bari kugenda bitwara neza cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport, nyuma yo kugaruka mu gihe gitoya cyane bishobora no gutungurana abonetse kuri match ya derby zahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Super Cup ku munsi w'ejo bundi ku itariki 10. Nyaboneka rero reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe kandi ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko abari menshi yaba ari kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, cyane cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport ndetse no muri sport muri rusange. Ubwo kandi ndaza no kuba ngenda ngaruka no ku ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC rwose yazaga kugira byinshi genda igarukaho inatangaza, ubwo bavuga umuyobozi wayo waje kuba abaha ubutumwa bukomeye cyane ubwo basuraga ikipe ya APR Ishyorongi. Byose rero nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo hano gatanu kuri gatanu kumena. Kanda subscribe, like na share, ubundi tujye tubana
5/5 mu biganiro byacu biba bigiye bigezweho. So ni ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba igera muri cup cyangwa se mu mwiherero aho bari kwitegura match iraza kuba igenda ibahuza n'ikipe ya Rayon ya APR FC kuri Super Cup. Ni match zikomeye cyane rero ziraza zigenda ziba, ariko nyaboneka ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kuba igenda ihura n'akazi gakomeye cyane, kuko iri kurwana no kurokirita abakinnyi bazagenda bayifasha muri uku kwezi kwa mbere. Ngira ngo nagenda mvugana ubona ko iba iri gushaka uburyo bwose yakomeza kuba igaruka mu murongo ndetse no gushimisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. So nyuma y'ibyo ngibyo byose rero perezida cyangwa se uwahoze ni perezida w'icyubahiro hano mu ikipe ya Rayon Sport, uwo nta wundi ni Paul Muvunyi, akaba yagize atya agira uburyo afashamo ikipe ya Rayon Sport, dore ko Paul Muvunyi magingo aya ngaya yiyemeje kuba yagenda yishyura amafaranga atari makeya cyane rwose, dore ko yemereye ikipe ya Rayon Sport ko niramuka itsinze match yashyizeho miliyoni yiwe ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport kuba bagenda batsinda. Byumvikane yuko buri mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport nibabasha kuba bagenda batsinda iyi match y'ikipe ya APR, baraza kuba bagenda bahabwa cyangwa se buri mukinnyi wese araza kwakira amafaranga atari makeya cyane, dore ko araza kuba afata ibihumbi bigera muri 250. Byumvikane ko ari prime iremereye ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ku ikipe yari isanzwe itsinda match ikabona prime y'ibihumbi 50 kuri match batsinze, ariko hano kuri Super Cup buri mukinnyi arabona ibihumbi 250 uri bujye kuri fade match. Byumvikane yuko kuri izi miliyoni 20 baraza kuba bagenda batwara, haraza kuba hagenda haca uwambaye yaba ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe nubwo biri kugenda bivuga ko Muvunyi yatanze miliyoni, ndetse n'umukire Sadati nawe akaba yaje ko bagenda atanga igikapu cy'amafaranga, dore ko we yatanze 1,500,000 nk'uko tubikesha imboni yaciri hano, aho bavuga bati ikipe ya Rayon Sport rwose iraza kwinjira muri iyi match ifite motivation ikomeye cyane, kuko nimba Sadati yatanze 1,200,000 ndetse na Muvunyi miliyoni, ndetse n'ikipe ikabiri guteganya yuko iraza kuba igenda igira ayo yikoramo. Byumvikane yuko ikipe ya Rayon Sport iraza kuba igenda ishora amafaranga menshi cyane, kandi turebe ko biza kuba bigenda bikunda, bigahita bihura n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Rero bamaze ko bagenda babwira bati iyo ushaka ko ukomeza kuba hano mu ikipe ya Rayon Sport, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose bagufitiye icyizere, tsinda match ugende ubahereza rwose ibyishimo bigende bibagwa neza. So wavuga ati rero ku ikipe ya Rayon Sport ibintu biba bimeze neza cyane, nubasha kugenda utsinda match uraza kugenda ushimisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane yuko uyu ni umutoza nyine nawe ufite akazi katoroshye cyane, kuko ni umutoza uvuga ati nintsinda ikipe ya Rayon Sport ndaza kuba ngenda ngira byinshi nubaka kuri CV yanjye, ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakazagira byinshi bazagenda banyibukiraho.